Mbasabe abafite Bibiliya zabo dufatanye turebe muri Bibiliya urwandiko Pawulo yandikiye ab'Ifilipi, dusoma umurongo wa 4 ibice bine umurongo wa 4 tugeza ku murongo wa 7. Bibiliya iravuga ngo muje mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, umwami wacu ari bugufi. Ntimukagire ico mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywe n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima. Nuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo muntu yamenya, azarindira imitima yanyu n'ibyo mwibwira muri Kristo Yesu. Amen. Hallelujah. Dushimye Imana kuba tungana gutya, ari twebwe Imana yahisemo kugira ngo tubashe kuza gutarama muri uyu mugoroba mwiza. Ni umugoroba udasanzwe, ni umugoroba w'agaciro imbere y'Imana n'imbere yacu, kuba ari twebwe Imana yashatse ko tuba imbere yayo duteraniye hano kuri uyu musozi cyangwa se hano muri Power of Prayer Church. Imana data ihimbazwe. Rero ijambo ry'Imana riradukangurira kandi riratubwira mu buzima bwose ko tugomba kunezererwa, ko tugomba kwishimira mu mwami wacu Yesu Kristo, kuko impamvu yabyo twishima nuko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Hallelujah. Igihe cyose Imana irashaka yuko uyinezererwa, kuko umwami wawe ari hafi yawe, ari bugufi, kugira ngo ageraho naho yakwambika ikamba ry'ubutsinzi. Iyo wamaze kumenya neza, niyo wamaze kwizera neza ukurikiye uwo ari we, nta kigutera ubwoba, nta kigutera kwiganyira, nta kigutera gusuhuza umutima, kuko ubuzi ubutumbiriye uwo ari we. Amen. Pawulo abibwira ab'Ifilipi aravuga ngo muje mwishimira mu mwami wacu iminsi yose, yewe nongeye kubivuga nti mwishime ngo kandi neza yanyu igimenywa n'abantu bose. Aravuga ngo umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi. Iyo utazi agaciro k'igihe urimo, wifata uko bidakwiriye. Iyo utamenya agaciro yuko agaciro ufite k'igihe urimo, yuko ari agaciro k'igihe kigufi muri wewe, wifata nk'ibisanzwe. Ariko utazi yuko wa munsi wawuhawe ari nk'umunsi w'inyongera wo kugira ngo wishimane n'Imana yawe. Amen. Ibyo dusabwa gukora mu buzima bwacu, tuza tumenya iminsi twamaze turiho, ariko ntituza tumenya iminsi dusigaje gukora, kandi ntituza tumenya iminsi dusigaje iri imbere yacu. Ariko abana b'abantu bajya bishuka iteka ryose, akibwira ngo ndiho nejo ndiho na bwa buriya ndiho, ariko turabejo gusa. Uwabisobanukiwe cyane ni Yobu, yaravuze ngo turabejo naho hashize. Amen. Turabejo hashize niho tuzi, ariko ejo hari imbere ntituhaze isaha hacu. Amen. Nico gituma umwanya wose urimo ugomba kunezererwa Imana yawe, ukavuga ngo ese Mana uko ndi ndakwiriye, ese ikintera kwiganyira niki, ikintera gutekereza niki, igituma ntekereza byinshi niki. Profita umwanya wawe utarebeye iburyo cyangwa ibumoso, cyangwa se ngo urebe inyuma yawe cyangwa ngo urebe imbere yawe, tumbira Kristo gusa. Haraho nasonye mu mwanya shaka kugira ngo ndebe ijambo nza kubanza kureba mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, sangaho Pawulo yari kasezera bene se b'itorero ry'Efeso, ababwira ngo nabanye namwe gihe kirekire. Arababwira ngo ntaco nigeza nikenze kubabwira, ico nari nshoboye cyose kumenya ngo nakibagejejeho. Amen. Aravuga ngo jewe rero ndagenda, ngo kandi ngo aho ntegerezwa kugenda
ngo ko ndabona nta n'ibindi bintegereje biri imbere yanje ngo usibye imibabaro. Amen. Ngo ariko ngo ndinteye ubwoba kuko nzi ahonja n'uwo nkurikiye n'uwo nshaka kubwira. Arababwira ngo mwebwe nababwiye ibyo kwihana ngo no kwizera umwami Yesu, ngo n'uyu munsi ndamaramaje kugenda ahandi, ngo nicyo gituma mbasezeye ngo mukomerere muri uwo mwami. Ngo ariko aho ndimo kuja yari yahawe message n'abahanuzi bamubwiye ngo imbere si heza kuri wowe, none garuka reka. Pawulo araseka cyane aravuga ngo ntimuzi uwantumye. Uwantumye ntashaka umunezero wa kano kanya wo kwishimana n'abantu, ngo mvuga ngo nejejwe gusa no kuba hangaha muri uyu mudendezo wo mu rwinshi. Ubwo mumaze kwakira no kumenya, reka ngende n'ahandi bataramenya. Haleluya. Ikidukwiriye bene data si ubwinshi bwacu, ikidukwiriye ahubwo nuko waba umwe ariko ukumva ukamenya icyo wahamagariwe gukora kugira ngo nawe ugende ugikorera abandi. Imana yacu ishimwe cyane. Nitumenya icyo twaziye gukora hano ntabwo twaziye muri rwazire, ntabwo twaziye mu byishimo gusa ngo duhore tunezerewe ngo duhorane ubwinshi. Oya, twaziye kugira ngo twige tubashe kumenya icyo twiga icyo ari cyo. Nitumara kumenya tuzasohoka tubwire uwundi utaramenya nk'uko twamenye nawaze kuri Kristo. Tuzagira ishaka, ntituzabasha kuryama, ntituzabasha kwiyumanganya. Pawulo ntiyigeze abasha kwiyumanganya mu gihe ciwe. Musarire ndi mu kureba muri kino gihe nkareba ubutumwa dufite kabuzibazaho, kavuga ngo Mana tubabarire, reka wa mwuka wari muri ba Pawulo wongere kandi uze ku bwinshi muri kino gihe cya none. Dusobanukirwe. Pawulo yavuze mu byakozwe n'ituma ngo nagaza ngenda urugo ku rundi rugo, ngo nkabwira abantu ibya Kristo Yesu, ngo nkabwira abantu iby'umusaraba wa Yesu Kristo. Nasanze ntaho Pawulo yigeze ateranya igiterane ngo baririmbe gusa ngo banezerwe bavuge za sente bavuze ibindi. Umugambi gusa yari afite kwari ukugenda akicarana n'umwana kuyu yicaranye akamubwira ibya Yesu. Mu gitabo cy'Abafilipi ho nahasomye ngo yari kashimira abamama bamucumbikiye, arababwira ngo mugende mubakomeze. Haleluya. Ngo ntimukabirengagize ngo muze mubashigikira ngo yuko bashigikiye umurimo w'Imana. Nicaranye nabo mbabwira ubutumwa, bamaze kwakira barabatizwa, bamaze kubatizwa babasha kuncumbikira bampisha abashakaga kunyica kugira ngo manze mbwira abandi bari babegereye ubutumwa bwiza. Mureke tuzatwiga. Shimye Imana kubw'uyu mubyeyi wadusuye none. Turamuhereza umwanya uhagije mu nyemerere mwebwe abagiriwe ubuntu bwo kuza hano. Twige ku ijambo ry'Imana twitonze tubashe kumenya. Iyo ababyari bikwiriye ngo tugende kuko Kristo yagendaga. Iyo urebye mu ijambo ry'Imana mu gitabo muri sino jiri ko ari zine, mu gice mu gitabo cy'Amatayo na Mariko na Luka na Yohana, uzasanga nta na hamwe bigeze bagira amateraniro y'igiterane cy'ikigamba cyo kuririmba indirimbo ngo bagere kuri 6. Ariko yafashe umwanya wo kwicara ngo bicara hasi ku musozi, Yesu arabigisha. Haleluya. Akababwira ijambo kurindi, akababwira ubuzima bagiye guhura nabwo, kandi akababwira yuko mu gihe gikwiriye azabasiga. Ariko arababwira ngo ntabwo nzabasiga nk'imfubyi, hazaza umwuka wera kandi namara kubana namwe niwe uzabagira abagabo bo kubasha kuvuga nk'ibyo ndimo kuvuga. Amena. Munyemerere bazabe 5 bazabe 3 tube turi mu itorero, ariko twige kumenya, twoye kugendera mu kigari iteka ryose. Twige ijambo ry'Imana, dutahura ijambo ry'Imana. Icyo twaziye mu isi si ubwinshi bw'abantu, ahubwo Yesu arashaka umuntu kugira ngo abashe kumva no gutahura icyo yamuremeye. Haleluya. Nitumenya gutyo twese tuzagira ishaka ryo kuja hirya no hino kureba wa wundi ugisinziriye utarumva Kristo, tumuzana kuri Yesu. Nicyo kimubujije kuza. Ariko uyu mwanditsi yavuze ngo mwishime iteka, muhore mwishima mu mwami wacu Yesu. Ngo nongeye kubabwira ngo mwishime, ineza yanyu imenywe n'abantu bose, kuko umwami wacu Yesu Kristo ari bugufi kuza. Haleluya.
mwami wacu Yesu karaza. Ese karaza ikamba ryawe ni irihe mu buzima bwawe? Witeguranye ko uzavuga imbere y'Imana data ngo dore icyo nakoze mu isi? Ese ntiwaba warahawe itaranto ukayibika? Itaranto ni bwa butumwa wumvise, ukamenya ijambo ry'Imana ko ari Imana, ukamenya Yesu ko ari Kristo, wamara ukamupfundikira muri wewe, ntumubwire uwundi. Iyo ni itaranto ubise utarabwira abandi, wayicuruje ukazana abandi kuri Kristo. Amen. Imana data ibaho umugisha. Imana data ibatahure, mutahurikirwe no kumenya no kumva icyo uyu mwanditsi yashatse kwandika. Aravuga ngo ntimukagire icyo mwiganyira, ahubwo ibyo mushaka byose bimenywa n'Imana, mubisabiye mubyingingiye mushima, kuko amahoro y'Imana ahebuje rwose ayo umuntu yamenya, azarindire imitima yanyu n'ibyo mwibwira byose muri Kristo Yesu. Ibyo dukeneye byose nta handi byagombye kumenyekanira, ni muri Kristo Yesu. Twoye kuvuga ingorane zacu ngo tuzibwirane ubwacu twenyine. Mugenzi wawe ntiyakumarira ingorane. Uwakumarira ingorane nuko watekereza kuri Kristo Yesu, nuko wakwiha Imana mu buzima bwawe, mu bugingo bwawe. Yesu yagira icyo akumarira mu bugingo bwawe, kandi akagira impano y'Imana guhereza ituma utabasha kwiyumanganya uvuga Kristo wabambwe. Imana iduhana umugisha twese. Amen. Tuyigendemo twese dufatanije. Abaririmbyi ni muza dufatanye twese, kandi muba muzifite no kuri telefone. Iminsi irahita vuba, irahita yihuta, kwihita benshi bapfa batamenye ubwiza. Hariho icyo twakora tugikora umwanda, tutabara iminsi irashira, dore iminsi irashira, tutabara twese twegukenza. None imbuto nziza mu mitima yaba, hanagura amarira y'abanyamibabaro. Rengera abapfakazi, irashira, dore iminsi irashira, tutabara twese twegukereva dutyo. Ibyo uzabishoboza niba ufite umwuka wera, urukundo rw'Imana tubishatse, tuyisenga n'umwete, dukora izi mbabazi. Irashira, dore iminsi irashira, tutabare twese icyo umwami Yesu ashaka, no kugendana no
kugendana natwe Oyikirize oyikiriza bamuteye umugongo kandi yaravuze ati utanyizera uzanyizera wese azabwira imisozi bonitange mu nyanja irashira dore iminsi irashira utabare twese twegukereza dutyo wegutinya imbere Yesu azagushoboza umuhe umutima wawe awutegeke rwose isi yubahe Yesu wadutsindeye urupfu n'abadayimoni bose umuniwe dufite irashira dore iminsi dore iminsi irashira utabare ubu twese bagukererwa twegukererwa dutyo sigaho kwizera guke awawundi yakizwa wibuke ko Pawulo nawe yari umwaze w'ibyiza yamufasha tumuwe yemera gukizwa abe ntumwa ya Yesu yemeza yamamaza ubutumwa irashira dore iminsi irashira utabare twese twegukererwa dutyo mugende mwese muri kumwe na Yesu mubamwereke mubamwereka bakize ese nabo bose baza mwemera kandi we gucogora cyangwa se kunanirwa mutarabasukuza kumbuke irashira dore iminsi we dore iminsi irashira utabara twese twegukererwa dutyo haleluya amen murakoze cyane mwese Imana ishimwe niba turi kumwe nimusuhuzanye buri wese asuhuzwa yegereye ndagira ngo amen igicamunsi abantu benshi uzibona bahisemo intebe z'inyuma kuko atazi igihe hari bumare ubundi akicara hirya ya bagenzi be kuko adashaka kurangahaza abantu kuko ntiwamenya ariko ndagira ngo mbamare impungenge nubwo nari gusanga hari umuntu umwe gusa fase nta kibazo mfite cy'ubwinshi bw'abantu rwose mutuze mureke guhangayika jewe natangiriye muri salo n'abakobwa banjye na madamu amen so ntabwo ari ikintu kinambabaza rwose singiye kubivuga ngo mbitindeho abantu Imana yazanye babarabo icyo tukirekere gutyo muhumure mutuze nabaje nudafite gahunda yo gutegereza ngo yumve ijambo ry'Imana ntambabaza pe kuko
nzi neza ko umunsi Imana yamugezemo azabikunda tu. Nanone mutabyumva kubera ko ndi umushyitsi, namwe n'igihe muzajya mubona ari bakeya abahari mujye mubabwira nk'uri kubwira 3,000. Yongicu David nigeze kwinjira mu rusengero Imana yampaye amahirwe yo kurugeramo. David Yongico agihamagarwa muri 1964 ni kera, yabanjirije mu ihema pana inyubako nziza nk'iyi. Noneho mu ihema ngo akabwiriza akidarika cyane, akavuga n'ijwi rirenga. Noneho umunsi umwe ngo mudiyakoni maramubwira ati ariko pase ati turi abantu 10 gusa, kuki usakuza cyane gutyo? Yongico ngo aramubwira ati ntabwo uzi njyewe uko ndi kubireba, iyo mbwiriza abantu 10 mba numva mfite 3,000 imbere yanjye. So Yesu yatangiranye na 12. Umunsi umwuka wera yaje 3,000 bipfukamira icyarimwe. Ntabwo ndi buvuga ibintu byinshi uyu munsi, ndavuga inshingano nkuru. Nagira ngo nagize ngo menda hamwe yanjye yamenye icyanzanye, kandi siwe wantumiye ntitwanavuganye. Yabizengurutse byose arabitondagira byose, ndavuga na okay, God is confirming. Imana kwirashimangira icyo ngomba kuganira uyu munsi. Muyimpera amashyi. Imana niyo nyiri uyu munsi, niyo nyiri uyu mwanya. Hallelujah. Impamvu mvuga ngo irabishimangiye Imana yacu, pastor yakoze ku bintu byose. Ndavuga nti okay, ubwo amaze gutanga introduction ngana gutya yavuze ku italanto, twe niryo jambo ry'umwaka wacu. Hari umunsi wa mbere w'umwaka Imana yambwiye kubwira itorero umurimo, inshingano yacu muri uriya mugani w'italanto. Nuko ngo arangiza aravuga ati ntabwo uyu murimo ari kesiyo minezero, ntabwo ari luyenge. Ndavuga nti arakavuze kandi nako. Noneho ubwo ari uko byagenze, mureke dukomereza. Hallelujah. Aho tugiye gukomereza turasoma Abakolosayi ni ijambo mwanditsi w'aka gatabo naberetse yashingiyeho. Igice ni cyambere, Abakolosayi igice cyambere turasoma duhereye ku murongo wa 28 n'uwa 29, niyo mirongo ya nyuma y'icyo gice cyambere cy'Abakolosayi. Abakolosayi igice cyambere umurongo wa 28 na 29 haravuga ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese, tumwigisha ubwenge bwose, kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Icyo nicyo gituma nkora cyane, ndwana n'umwete, kuko imbaraga ze zinkorera. Hallelujah. Reka mbasabe twongere tuhasome, nindangiza ndabarepetesha amahame 5 arimo, ndayabarepetesha rwose. Zajya mbabwira rimwe muri subiremo, mbabwira irindi muri subiremo, nimara mvuga irya mbere gusa ari ryo nganiraho nsoza. Kuko ntabwo navuga buri hame ngo ndiganireho umugoroba umwe, abana babihararuka bakancika bakagenda, mutaza kugira ngo
and dushaka kugumana nubwo twavuze ko abakiriya n'abari beza. Nari mvuze ngo reka dusubiremo dusome nindangiza ngende baciramo mwumve ihame rya mbere, twongere dusome mwumve ihame rya kabiri n'irya gatatu, hanyuma nganire ku rya mbere gusa mbasezere. Haranditse ngo niwe twamamaza tuburira umuntu wese tumwigisha ubwenge bwose kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Icyo nicyo gituma nkora cyane ndwana n'umwete nk'uko imbaraga ze ziri zinkoreramo cyane. Haleluya. Ayo amahame atanu ari muri uyu mirongo yombi. Ihame ni iki? Ihame ni imitekerereze ikubwira ikintu ugomba kubahiriza cyangwa ugomba kwitaho, ukacyubahiriza ukacyitaho utagerura. Bene iyo mitekerereze nicyo bajya bita ngo ihame. Amen. Kamisubiremo. Ihame ni ikintu uha agaciro mu mitekerereze yawe, kikagenga uburyo uvuga, tuhindura imivugire. Uba wagize ihame mu mivugire. Ihame ni uburyo umuntu yita ku kintu ugahora ukitaho utadohoka. Ibyo nabyo wabyita umwete, wabyita umurava, ariko ndabyita ihame kuko ndashaka kuvuga mentality, imitekerereze. Imitekerereze runaka irimo muri iyi mirongo. Amen. Reka mbarepeteshe rero. Ibi Paulo yabivuze ari umu apotre ubwiriza Yesu. Aravuga ngo ntabwo nkora ikindi kintu, jewe namamaza Yesu. Musubiremo ngo twamamaza Yesu. Reka tubivuge nk'ihame. Tuzamamaza Yesu tutagerura. Mubivuge. Tuzamamaza Yesu tutagerura. Kugerura ni ngo kugabanya, ni ngo kurekera. Reka tubisubiremo. Tuzamamaza Yesu tutagerura. Iyo ni ihame rya mbere. Ihame rya kabiri, iryo hame rya mbere ryitwa ngo ni umutima w'ubutumwa bwiza. Umutima w'ubutumwa bwiza nuko twamamaza Yesu. Amen. Pa amadini, pa imbyino, pa iminezero, apana izina ry'umuntu, sa matitre turimo, sa marushanwa turimo, tugomba, reka mbivuge nk'ihame, tugomba kwamamaza Yesu. Kuba umukristo kwawe kuri empty niba utari umuhamya wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Uri umunyedini, uri umuntu wanditse mu gitabo cya Power of Prayer, uri umuntu ujya kuri The Church on Mission Rwanda, uri umugore wa pasitori, uri umuririmbyi mu kipe muri yetsinda, but your Christianity is empty. Ubukristo bwawe buri empty iyo utaraba umuhamya wa Yesu. Iyo ni ihame rya mbere. Twamamaze Yesu tutagerura. Musubiremo. Twamamaze Yesu tutagerura. Ihame rya kabiri ririmo hano ryitwa ngo ni uburyo tubikora. Muno hari ihame ry'uburyo tugomba kubikora. Tugomba kwamamaza Yesu dute. Havuze ngo tumwamamaza tugira gute?
tuburira abantu tubigisha ubwenge bwose. Haleluya. Tuburira abantu tunabigisha ubwenge bwose. Iryo ni ihame rya kabiri. Itorero rifite inshingano, umukirisitu afite inshingano nonsense niba bidashobora kugufasha guhindurira abandi muri ibyo. Amen. Navuze ngo ndihuta tuyarepete. Ubu buryo ni ubuhe? Tuburira abantu tubigisha ubwenge bwose. Tubisubiremo. Tuburira abantu tubigisha ubwenge bwose. 1 2 3 kandi. Mumbabarire dusubiremo cyane. 1 2 3. Amen. Iryo ni ihame rya kabiri. Ugomba kuba umunyehame, ntuzave kuri icyo kintu. Wifatanya n'abiba kwiba, wifatanya n'ababeshya kubeshya, wifatanya n'abasambana gusambana, wifatanya n'abitwara nabi witwa, ntugarukiraho. Ubaburire, ubigishe ikinyuranyo cyabyo. Iyo niyo nshingano yacu. Ihame rya gatatu ririmo hano. Irya mbere twagise irihe zina? Umutima. Bwana Yesu akubarike. Irya kabiri twarigise iki? Uburyo. Iri turangije kurepeta ni uburyo, method. Uburyo twamamaza Yesu nuko tuburira abantu tukanabigisha ubwenge bwose. Haleluya. Kuko ntari burambure aya mahame yose ngo nyigishe, reka turepete n'irya gatatu. Irya gatatu riravuga ngo kugira ngo dukora iki? Murebe muri telefone zanyu, murebe aho byanditse. Abakolosayi 1:28-29 mwindeba gusa. I am teaching. Ko ndigisha ntimundebe, si ndigitangaza. Ni tujyane twumve ijambo ry'Imana. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Abakolosayi 1:28 interuro irangira iravuga ngo kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese bimeze gute? Amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo. Muhagarara aho ngaho tubisubiremo dusoma 1 2 3. 1 2 3. Kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganwa rwose muri Kristo. Niba muhafite nituhasome nimuvuge cyane, nimusome cyane uwo murongo 1 2 3. Kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganwa rwose muri Kristo. Iyo niyo ntego y'ubutumwa bwiza. Haleluya. Haleluya. Iri hame rya gatatu rivuga ngo twamamaza Yesu tukaburira abantu turabigisha ubwenge bwose. Intego yo gukora ibyo ni ihame rya gatatu rivuga ngo ntiturekeraho kugeza ubwo umuntu azaba amaze gutunganwa rwose. Kugeza ubwo umuntu azaba amaze gutunganwa rwose nibwo duhindukira tukajya kuburira undi no kwigisha undi tujyanye na wa wundi wamaze gutunganwa rwose. Ko ndavuga inshingano y'itorero. Haleluya. Dusubiremo. Niba mufite aho kubisoma turabisubiramo kabiri mureba aho bisomye, ubundi mu ndebe tubisubiremo mudasoma, kuko ndashaka ko bijya mu mitima yanyu. Ni ihame rya gatatu ryitwa ngo ni intego. Icyo tuba tugamije 1 2 3. Kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo Yesu. Ko ndareba abantu badashaka kubisubiramo, ndi kumwe namwe ndabagendaho tu. Haleluya. Mwatumiye mwarimu, yaba nari nzi n'amazina yanyu nari kuyavuga. Mwarimu, ngewe nza mvuga n'amazina y'abantu mu itorero. Haleluya. Reka dusubire muri ihame rya gatatu ry'intego yacu ituma twamamaza Yesu. Ni umurongo uvuga ngo kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganirizwa rwose muri Kristo Yesu. Tubisubiremo 1 2 3. Kugira ngo tumurikire Imana umuntu wese amaze gutunganwa rwose
muri Kristo Yesu. Haleluya! Iyo niyo ntego y'itorero. Icyo nicyo gihitorero Power of Prayer Church in Rwanda, raison d'être. Icyo nicyo giha abanyetorero n'umurimo w'itorero mumaro. Iyo ni intego, ni ihame rya gatatu ryitwa ngo ni intego y'itorero. Ni intego y'umukristo. Tutagira ngo ndiko nabyitiye y'itorero ngo mubirekere pasitori. Umuntu wese mu itorero wakijijwe agomba gukora kugeza ubwo azagira uwarubukana yafashije gukomeza. Ihame rya kane ni irihe? Ihame rya kane ni uyu murongo ukurikiyeho ubanza wa 29. Ndawita ngo ni ikiguzi. Ikiguzi, cost. Cost. Bitwara iki? Niki tugomba kwigomwa? Uyu murongo uravuga ngo nicyo gituma nkora cyane kandi ndwana n'umwete. Iyo ni hame rya kane. Ni hame ryo kutaba abanebwe. Umukristo mwiza ni umukristo ukora izuba riva, agakora n'imvura yaguye, agakora ari benshi, agakora neza cyane ari nabake, agakora ari wenyine, agakora ari no mu giterane, agakora afite amafaranga, agakora n'igihe atayafite, agakora cyane. Kandi gukora mvuga si ugutanga amafaranga, si no kuririmba cyane, ni ukugenda kuwo ushaka kuzamurikira Imana, ukamugendaho umusengera, ukamugendaho umukunda, ukamugendaho umusura, ukamugendaho umuhamagara, ukamugendaho umwankuraja, ukamugendaho kugeza igihe azumva ko hari uwo bari kugendana. Haleluya! Aha reka mbabwire inkuru. Mvuga inkuru imwe vuba vuba. Umupastori umwe ahantu byanaciye no kuri media ngirango, sinzi niba ninjye wabisomye ahantu. Pastori umwe ngo yajyaga bigenza atyo, buri uko barangije amateraniro ku cyumweru agahereza abantu utubrochure twitorero turiho amagambo meza y'ijambo ry'Imana, no magambo y'urukundo na adresse y'itorero na gahunda z'itorero. Akababwira ati buri uko dusohotse amateraniro tuzajya tugenda dufungura, hanyuma tujye inzu n'umuryango. Wabivuze inzu n'umuryango, tuvuga ubutumwa, tubwira abantu ko Yesu abakunda. Babikora rimwe, babikora kabiri, babikora gatatu, ajyana n'umwana we mutoya utarabana umusore, umwana we w'inshuke kagahungu. Barajyana, ariko umunsi umwe ngo imvura iragwa. Imvura ngo iguye, pasiteri yabaye nk'uruhuka, dore ko abantu bakuze tuya tumara kurya kumva ko udutotsi tukuzitsa mu ntebe ukirunda. Noneho imvura ngo yanaguye, umuhungu ngo akangura papa ati, hey daddy, tugende ko tutagiye gushaka abazimiye. Se ngo yari yarababwiye ati tugomba kujya inzu n'umuryango kuko nitutagera abantu bazarimbuka. Noneho umwana ngo akomangira se ati twatinze, nimuze tugende abantu batarimo. Se ngo arayura kabiri, yihanagura mu maso, wabwira umwana ko shawe imvura yaguye ariko nduri kubona hanze ko bikonje. Noneho umwana ngo aramubwira ati daddy, yego imvura yaguye, ariko ubwo yaguye abantu ntibakirimbutse. Abantu ntabwo noneho barimbuka, ko watubwiye ko iyo tutababwirije abantu bazarimbuka. Zaharavuga turabona, yego nibyo abantu bararimbuka iyo tutababwirije, ariko harakonje, turatoha, turagenda mu mvura. Umwana ngo aramubwira ati njyewe mpereza ibyanjye, mpereza udukarita, njyewe ndagiye. Yambara ikoti ry'imvura
ashyiramo n'utuburoshire off aragenda. Inzu ya mbere, inzu ya kabiri, inzu ya gatatu atanga abwira abantu Yesu arabakunda kandi abafitiye umugambi mwiza, mushobora gusomamo hano, mufitemo na adresse y'itorero, ajya ku yindi. Akaburoshire ka nyuma ka 10 yamaze gutoha ngo akomanga ku irembo ry'urugo hantu muri quartier ngo ntibakingura vuba. Arategereza, akomanga bwa kabiri, yumva ngo ko umuntu asa n'ukoma ku kintu, ariko ategereje ngo ntiyabona umuntu, ngo asa n'ugiye, ariko ngo biramunanira. Arongera aragaruka arakomanga, kari gasigaye arakanyuma, arakomanga. Akomanze, mukecuru ngo araza, akana kagahungu karamumwenyurira, karamubwira kati Yesu aragukunda kandi agufitiye umugambi mwiza ku buzima bwawe. None narinzanye ubutumwa bwiza bwanditsemo hano na adresse y'itorero aho ushobora kuzadusanga. Mukecuru ngo arakakira, aragerageza nawe aramumwenyurira. Umuntu yagusekeye biri contagieux, bijya byandura. Mukecuru nawe aramwenyura, arakakira. Yabonaga ari akana gatoya katose, mu Giswahili cyo muri Shabaza bavuga ngo kakankamanye, kagerageje gukora byashoboye byose. Mukecuru ngo yakira brochure, arinjira, ashyiraho urugi, arasoma. Warangize gusoma, asanga amakuru yose n'ibisobanuro byose by'ubutumwa bwiza. Haleluya. Umwana arataha abwira papa, byose nabitanze. Ngo kuvuga ati nagiye no mu mvura ntacyo nabaye. Haleluya. Cost, agaciro. Nuko ku cyumweru pastori wa ryatorero ngo ahaguruka kubwiriza, ariko ngo abigenza nkuko yarasanzwe abigenza. Ngo aravuga ati niba hari umuntu hano ufite ubuhamya wumva hari icyo naze. Bari bamaze gukora ibyo bakora byose, bya bindi tuyatugenza, cya mbere, cya kabiri, cya gatatu. Pastor yagiye kubwiriza ngo batahe. Mukecuru inyuma ngo ashyire ukuboko hejuru, ati hari ijambo mfite kuvuga. Aratambuka, tambutse pastor abona n'umushyitsi, bona ngo ageze imbere abona kakana kagahungu karekiciranye na se, bahuje amaso baraseka. Haleluya. Ntabwo bisaba ivuga butumwa ngo ube waragiye kwiga theology, ntabwo bisaba ko uri pastori. N'umwana muto uzi gusenga Imana ntabwo azagira ubwoba, azafashwa no gusenga. Haleluya. Umugore ngo aravuga ati naya yanjye mu ndeba. Hari ku cyumweru, imvura yari yaguye, irungu ryari ryanguze, maze igihe ndi mu irungu ryanjye nyine, numvaga nihararutse. Nari namaze kumanika umugozi ngo niyice mfe. Numva umuntu arakomanze, ndamwihorera. Numva arakomanze bwa kabiri, ndamwihorera, kuko sinari nzi uwo ari we, nta wansuraga, nta wanyitagaho. Mu mahanga niko bimeze. Abantu bakuze bajya batabwa n'abana babo bakibafite, bakabasiga mu mazu, bakajya bamuhereza amafaranga gusa. Mukecuru ngo ariheba, mukecuru ngo ashaka kwiyahura, ati nari ngiye kwiyahura. Ati bwa kabiri bakomanze ndabyihorera. Ati noneho numvise, nimwibuka ko bwa kabiri umwana ashatse kugenda. Ati numvise akomanze bwa gatatu, ndavuga ngo uyu muntu ntava ku muryango, reka nze kureba uwari. Murumva ko iminsi irahita vuba, irahita yihuta, uko hita benshi bapfa batamenya umukiza. Hariho icyo twakora, tugikorane umwete, tugikorane umwete. Umwana ati nsanga n'akana gahagaze ku muryango, ati karansekera, ati kansekeye numva nanjye naseka. Ati byo kampaye ngo mbisome numva nicyo nari nkeneye.
ati narabisomye nanyuzwe nabyo narakijijwe nazanywe nuko yansuye kandi Kristo n'umwami wanjye. Pasiteri wari wagize ubute n'ubunebwe ararira ananirwa kubwiriza, ahamagara agahungu ke ati mwana we ngwino ari wowe utanga ubuhamya. Niko bizamera. Rimwe na rimwe tuzatungurwa n'abantu bari mu ijuru, ubundi tuzatungurwa n'abantu bazashimirwa bahabwa amakamba, tuzatungurwa n'abantu Imana izashimira. Bizadutungura we, bizadutungura. Iri hame rya kane ryitwa ngo ni agaciro k'umurimo w'ivugabutumwa. Ni ukwiyemeza kubikora atari uko byoroshye, kubikora atari uko mana we. Ndaje mbabwira ibintu Imana yansobanuriye. Ihame rya gatanu ni hame twita ngo ni isezerano. Haleluya, haleluya. Ibyo byanditse muri aka gatabo karimo aya mahame ko ari atanu, n'ibyo tugomba kwirinda kuri buri hame, n'ibisobanuro bitanu by'urugero rwiza rw'umuntu twamurikira Imana birimo hano muri aka gatabo. Ko navuga ngo ihame rya gatanu ni ihame twita ngo ni isezerano. Paulo aravuga ngo ngorana umwete nkarwana cyane ariko mfite isezerano ry'imbaraga zikorera muri njye kandi ngo cyane. Haleluya. Guhinduka kuriya mugore ntabwo byavuye mu bigango by'umwana, ni mu mbaraga z'ijambo. Haleluya. Gukurokoka kuriya muntu wabwirijwe n'umwana w'inshuke ntabwo biva mu bumenyi bwinshi bw'umwana w'inshuke, biva mu mbaraga z'ijambo. Nicyo ngiye kurangirizaho. Kristo niwe jambo. Bwana Yesu asifiwe sana. Uzakenera aka gatabo bashumba nakaba printingira rwose nkazakabagezaho. Aka gatabo karimo uburyo wagakoresha, karimo n'uburyo mwashaka bakizwa, n'uburyo na chat mwakwandikanaho matariki mu basura mukabakurikirana. Ni agatabo kagamije gukangura itorero ngo tumenye inshingano nkuru yacu. Haleluya, haleluya. Ubwo navuze ngo ndakomerezaho umushumba yavuze, ntaravuga igikoresho dufite mu kujya mu murimo. Nabwo sindi kamaze babwira. Ndababwira mbakunze. Haleluya. Ndababwira mbatuma ku bandi. Ndababwira mbizeye ko muzabikora. Ndabakunda, ndabatumye, ndabizeye ko muzabikora. Icyo inshingano nkuru itari cyo nkibabwire. Inshingano nkuru ni ibyo bintu bitanu, ariko abantu barabyibagiwe byose ko ari bitanu, basigarana umunezero w'amateraniro. N'ikindi nacyo gikomeye, basigarana umunezero w'amateraniro, barasigarana inyota y'ubuhanuzi, inyota yo kubwirwa ibyabo. Ariko ntimwabonye ko Satani yaturangaje? Ntimwabonye ko Satani yaduteze umutego? Abantu bahururira kujya kumva aho bababwira ibyo biyiziho. Mana we, twarangiza tukavayo twatangaye cyane ngo batubwiye ibyacu. Ibyo muyiziho ni ibihe? Ijambo riravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Ni byiza si bibi. Iryo ni isezerano ryacu, ni isezerano ryanjye, ni isezerano ryawe. Umuhanuzi runaka ukomeye cyane, Imana ishimwe yamukomeje, yakubwira ngo Imana igiye kukugirira neza, uzajya muri Amerika kandi bizagenda ukunuko, kandi wari usanzwe uzi ko Imana izakugirira neza, ukumva ni igitangaza. Ntabwo ari ubutumwa bwiza.
ubwo sibwo butumwa bwiza. Abantu nibyo birunzemo, abantu nibyo birunzeho, abantu niho birirwa, abantu niho bataramira, abantu niho bavuga ko ari itorero ryabo, abantu niho bumva ko bafite itorero ry'igitangaza, rifite apotre w'umuhanuzi, rifite apotre umeze gute. Simfite ikibazo cy'amazina, simfite n'ikibazo cy'imihamagaro, ndayigisha kandi nzi ko n'iki gihe twemerewe kugira aba apotre, kuko apotre ni umuntu wahuye na Yesu, akabwirwa na Yesu, agahabwa na Yesu ubutumwa, akaba umuvuga butumwa kandi wanyawe, birembewe. Ariko abantu ntabwo bari kuvuga ubutumwa, abantu bari guhanura tera tera, ndabyita ibiciriritse cyane, guhanurirwa iby'ibyo kurya n'iby'imyambaro n'iby'ingendo n'iby'abagore n'iby'abagabo muzashaka. Ariko ndiko ndabatuma ariko iziri kubakwa bahanuye nizo zikomeye kurutiza ba mama na ba data batahanuriwe. Ni mumbwire ko ba mama na ba data batubatse kandi batarabahanuriye. Haleluya. Ko ndababwira ngo turi kwiruka inyuma y'ibiciriritse, Satani akaturangaza aho gukora umurimo w'Imana, umurimo wo gukunda abanyabyaha no kwitangira abanyabyaha no kugenderera abanyabyaha no gusengera abanyabyaha. Turi muri yegere ibyo yabyature nza ndirimba adasarabizi yabanje kuducurangira nuko mwamunjyanye, ni akazi kanyu. Amen. Kuririmba ni byiza, Imana ikwiriye guhimbazwa, ariko si intego. Kunezerwa amateraniro ni byiza, ariko si wo murimo. Ni umutego gusa w'abantu bakunda indirimbo, twarangiza tugakupita mu ijambo. Tiwe ubu munsi gusa ngo tere haleluya nyinshi, tukabagendaho. Bataha tukabahamagara, baba ari mu kazi tukababwira ngo muze dusenge, baba ari abanyeshuri bagenzi bacu tukababwira ngo ariko ibisi byo, baba ari abandi tukababwira ngo Imana iragushaka, kugeza ubwo tuzamumurikira Imana ari umuntu umaze gutunganwa rwose muri Kristo Yesu. Uwo ni wo murimo w'itorero. Haleluya. Ariko usanga abantu bava bajya hariya, bwacya bakarihararuka bakajya muri indi ryatangiye, yambara kuri hararuka bakajya mu wundi wavumbutse ndimo. No, reka nivugire ko uyu murimo Imana yaduhamagariye, yaduhaye n'igikoresho. Ngiye kuvuga igikoresho dufite, ikadusomeza buriya 33 yenda. Haleluya, haleluya. Itorero ridakunda ijambo mujye murisengera abashumba, kandi musenge en ordre. Mujye musenga muvuga ibintu kugeza igihe muzabiremesha isengesho. Itorero ridakunda ijambo ry'Imana, abakristo badakunda kwiga ijambo ry'Imana, abakristo badafata ijambo ry'Imana mu mutwe, abakristo badakunda imirongo ngo mu mitima yabo, ndaza kubivuga nabyo. 33. Haleluya. Zaburi 33 umurongo wa 6. Amen. Haravuga ngo ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Bwana Yesu asifiwe sana. Reka mbisubiremo. Ijambo ry'Uwiteka niryo ryaremye ijuru, umwuka wo mu kanwa ke niwo waremye ingabo zo muri ryo zose. Ntabwo ndahindura suje, ntabwo nahinduye insanganyamatsiko yacu y'uyu munsi. Icyo ngiye kubabwira nsoza ni igikoresho dufite tujya gukora inshingano nkuru. Yajyaga guhinga umurima w'umushiki. Amen. Uwo ni umurima, sibyo?
iyo umuntu yazaga gutangira umurimo wo guhinga umurima w'umushike, bana bacu bavukiye i Kigali ibyo ngibyo ko bibabwira umushike umushike ni ahantu hatarahingwa cyangwa haraye hakarara cyane hakahinduka hashya, isambu nshya bayita umushike. Umushike abantu batarakizwa ni umushike. Amen. Iyo tuvuga ngo shamba mupya bivuze gute? Bivuze umushike. Kujya ahantu mu bantu, mu moko, mu miryango, mu mazu, mu mafamiye y'abantu badakijijwe, ubugiye mu mushike kwamamaza Yesu. Haleluya. Nanjye ndiko nabwiriza ibihumbi 30 mu byumve mu byihanganire, ubwo power of prayer izabazana. The power of prayer is enough ngo abantu bazaze, ariko twagiye iyo bari. Iyo umuntu ajya guhinga umushike, naringiye kubaha urugero akenshi, nanjye kumundeba uragutya ubugi bukwerekeyeho, ukajya ukuba ku ityazo ugasukaho utuzi dukeya, ukagira mu mutwe wawo gutya mupangukanye kawutyaza. Amen. Wamara kubona kubugi bwareshye hirya no hino, nari mbizi mutagira ngo ndanakuze, twabaye abaturage twebwe n'ubu ngubu turibo ariko bo mu mujyi. Umupanga wamara gutungana neza, ukavuga uti wagihuru aho duhurira urampunga, wagihuruwe aho duhurira uribaza, ukaba ufite n'ikibando cyawe, impimbi ni amount y'igihuru wakuruye ukakigezayo. Ko mubizi, njyewe nakuriye mu rubuga ahantu bahinga ibigori n'ibishyimbo, ndabizi. Amen. Iyo wabaga udafite ubupanga utyaye, kuko hari n'igihe byabaga ngombwa kunatsinda n'ibiti, ukashaka ishoka ishenye ukayityaza nayo ibiti, ukagituruka haruguru kugira ngo utashyiraho imbaraga zose ngo uzagihuruke. Uturuka haruguru kugira ngo ugice umugongo wo haruguru kitsinde cyonyine. Turi abahinzi turabizi. Iyo wabaga utatyaje byagusabaga imbaraga z'uburyo bubiri, imbaraga zisanzwe ariko n'imbaraga bugi, kuko ubugi bwawe buratimbye, umupanga wawe ntufashe, ishoka yawe ntityaye, tushobora gupfa gutema igiti ngo ukore ibango kare ngo byihute, bikagutwara umwanya kuko udafite igikoresho gityaye gukora umurimo. None umurimo twahamagariwe ko ari inshingano nkuru, dufite ibihe bikoresho, ko ari umurimo tuzarubura, tuzabarana n'uwadutumye, tuzasuzuma ibyo twakoze. Yaduhaye igikoresho, aduha n'ububasha n'imbaraga. Reka mbabwire, simbitindaho kuko ngiye kuvuga akamaro k'ijambo ry'Imana bwakwira bugacya, tugafata icyumweru kugira ngo dusobanure buri kintu. Ariko reka mbabwire, Imana yaduhaye ijambo ryayo ngo riba ari ryo dutwara mu kazi. Amen. Paulo yandikiye Timoteyo aravuga ngo ijambo ry'Imana, ibyanditswe byera byahumetswe n'Imana ngo bigira umumaro. Haleluya. Uwandikiye Abaheburayo igice cya 12 aravuga ngo ijambo ry'Imana ngo rimeze rite, 12 ngo rigira ububasha kuko ngo rityaye kurusha ngo inkota zose, ngo rifite ubugi buruta inkota zikebera
amugiyobe. Haleluya! Ngo ribasha guhinguranya, ribasha ngo no gutandukanya ubugingo, ingingo n'umusokoro, ribasha ngo kugenzura. Haleluya! Ijambo ngo rigenzura abantu, rigacengera mu mitima y'abantu. Niyo mpamvu nababwiye ngo ntabwo bisaba teoloji nyinshi, ntibinasaba kugira imyaka myinshi mu rusengero, ntibinasaba kuba uri umuntu uvuga indimi nyinshi ngo ubone ko umuvuga butumwa. Upfa kujyana igikoresho cyitwa ijambo ry'Imana, kuko ubwaryo n'Imana yari ityaje, kuko ubwaryo n'Imana irikoresha, ubwaryo riracengera, rigatsinda abantu, rikanesha icyaha, rigahindura imitima y'abantu. Kubera iki? Kubera ko ijambo ry'Imana tujyana mu butumwa twamamaza Yesu. Haleluya! Kame nk'upozinga mbabwire impamvu ngiye kurangiza vuba. Ngiye kurangiza yenda sinavuga nati. Impamvu ngiye kurangiza vuba, simvuga ibintu byinshi ku ijambo, kuko inyungu z'ijambo zo ni nyinshi cyane. Ariko nanivuze ngo reka mbibutse ko hari ibintu Imana igiye gushyira mu maboko yanyu byitwa ibikoresho by'ivugabutumwa. Ijambo ribamo amasezerano, ijambo ribamo ubwenge, ijambo ribamo imiburo, ijambo ribamo n'amakuru, ijambo ribamo umuhamagaro. Ndabisubiramo mwumve neza. Imana kwiragira ngo twite ku ijambo nk'igikoresho cy'ivugabutumwa tuzajyana mu murimo, kuko tuzajyana ijambo ryuzuye imiburo, ryuzuye amakuru. Kuko abantu bafite ijambo ry'Imana ntibajijwa, ntibashobora kuba injiji. Ni abantu bafite amakuru, basobanukiwe. Ijambo ry'Imana riduha amakuru, ijambo ry'Imana riduha imiburo, ijambo ry'Imana ririmo imperatif, riraduhamagara, rikatubwira inshingano zacu n'imihamagaro yacu. Imwe agahagarara mu masengesho, undi agahagarara mu ndirimbo, undi agahagarara mu kubwiriza, undi agahagarara mu kugabura, undi agahagarara mu kwadiministra, undi agakora atanga, undi agakora ibi, ariko afite ijambo, afite amasezerano, afite icyahagarariyeho ijambo ry'Imana. Haleluya! Mwanditsi wa Zaburi aravuga ngo niryo ryaremye ijuru, kandi ngo n'ingabo zose ziriyo mu ijuru. Niryo ryaremye n'ibi biriho. Ndagira ngo mu gihe tugiye kwiyemeza kugendera kuri aya mahame 5, mu gihe tugiye gukora umurimo kugira ngo tuwurangize, mu gihe twiyemeje ko tuzamamaza Yesu Kristo, twamamaza itorero n'ibindi, ko tuzaburira abantu tukabigisha ubwenge bwose, ko tuzabamurikira Imana, ko tuzakorana umwete, kandi ko dufite n'isezerano ry'uko hari imbaraga zikorera muri twe, arizo mbaraga z'ijambo ry'Imana. Tumenye ngo haleluya, hari Imana igiye kurema, kuko ijambo niryo ryaremye isi. Ijambo ry'Imana niryo rirema opportunities izi mubona, ibintu bitari byabaho kuko mubizi, imisozi itari yabaho kuko muyibona, inzuzi zitaratangira gutemba kuko muzibona, abamarayika bataratangira kugenda ngo babe imyuka ikorera bazaragwa gakiza batarabaho. Imana yavuze ijambo, ingabo zo mu ijuru, manake abamarayika babaho. Ni ukuvuga ngo niba twitwaje ijambo ry'Imana, haleluya, itangiriro rivuga ngo mbere na mbere Imana yari mu ijuru n'isi, kandi ngo isi yariho umusabusa, ngo umwuka w'Imana yarahari, kandi ngo Imana yavuga ngo nihabeho. Ndangije mvuga ngo ni dufate seriously ijambo ry'Imana mu mitima yacu, ni twitwaze ijambo ry'Imana twaryize, twarisomye, ryaduhinduye, twarifashe mu mutwe, twarifashe mu mutima, ririmo
ririmo ry'amasezerano, ririmo rituburira, ririmo ridutesha turitwara uko ryakabaye. Nitugenda tuzaba tujyanye n'Imana, kuko kujyana n'ijambo ry'Imana ni ukujyana n'umwuka wayo, ni ukujyana n'imbaraga zayo, ni ukujyana n'amasezerano yayo, ni ukujyana n'ububasha bwayo. Tuzavuga, Imana izabivuze. Tuzakora, Imana izabihamagara bibeho. Tuzabyita amazina bitari byabaho, bizabaho. Tuzabwira abanyabyaha ko bashobora kubabarirwa, babyizere, kuko ijambo ry'Imana ribasha kubizeza icyo, kuko ryinjira mu mutima, ntabwo ritsindagirwa, rigira ubugi. Nimwitwaze ijambo ry'Imana, twamamaze Yesu. Umurimo wacu ukwiye kuba umurimo utagerura. Dukwiye kuba abantu batatekereza ko kunezerwa ariyo ntego y'itorero. Siyo, intego y'itorero ni ukugira abo twamurikiye Imana bamaze gukwemeza. Ntabwo intego y'itorero ari amateraniro. Iki ndi kuvuga dushobora kugikora tutateranye. Dushobora kugikora muri quartier, dushobora kugikora muri offices, dushobora kugikora mu classrooms, dushobora kugikora aho ku bitanda ducururiza, dushobora kubikora mu mamodoka tugenderamo. Ni umurimo utagira umupaka, ni umurimo ukorwa n'abantu bose, kandi twizera ko ijambo ry'Imana rifite imbaraga zihagije. Niturivuga uko ryakabaye, Imana iri kumwe naryo, iri muri ryo, niryo Mana izarema, izakomeza ireme ibihe bishya ku bantu. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Bazabarirwa ngose maze uzabariho. Ntakizabumva ntibavuga, urugi ruzabarukizwe, ntibazabona cyagezebo. Ntakizabumva ntibavuga, urugi ruzabarukizwe, ntibazabona cyagezebo. Haleluya. Oh, ntakizabumva ntibavuga, urugi ruzabarukizwe, ntibazabona cyagezebo.
banezeranwe bari ku misozi we bari ku misozi banezeranwe bari ku misozi we reka nibasomere muyumve yego twe niko tuba dukora iwacu amen aba batoya bazayimenya aruko bumvise amavensi uko avuga amen hariho bamwe bazinjira ndaza kuyikwandikira kuri WhatsApp yego hariho bamwe bazinjira mu ijuru babone ibyiza bahabikiwe uzabayo nje nzabayo hariho inzira z'izahabu zikayangana cyane hose hazaba ishimwe n'ibirori uzabayo nje nzabayo cyakabiri kiza kivuga ngo bazaruhuka umusaraba nta kabuza bagabirwe igisibo n'ikamba yego ni kirundi iyo ndirimbo bagabirwe igisibo cyiza uzabayo nje nzabayo ngo bazabona umwami w'ubwiza atamubabaro ukiriho bame banezeranwa nawe bahore banezeranwa nawe uzabayo haleluya icya gatatu ikavuga ngo bamwe bazakomanga ku rugi bugaranwe bazababarira bazababwira ngo simbazi uzabayo ni nk'uko navuze ngo sinzaba muri aba ariko tugakomeza ya late motive ivuga ngo nje nzabayo ntakizabumva nibavuga urugi ruzaba rukinzwe ntibazabona cya gisibo uzabayo nje nzabayo iya nyuma ikavuga ngo bamwe bazama baririmba bari kumwe n'ababohowe n'amaraso uzabayo nje nzabayo haleluya bari ku misozi yera de banezeranywe n'umukiza basize imibaro yose uzabayo nje nzabayo izo ndirimbo si nziza hada ni nziza cyane muze mwandika izimeze gutyo yego cyangwa muze mwandika mutuzanire dukosore ntimwabonye nandika hariya hari imwe mwaririmbye ipfuye ndababwiza ukuri hari imwe mwaririmbye icuritse inyigisho icuritse theology mujye mwandika hanyuma muzane natwe turebeho uko nokuri zakomeza zitwa izanyu zizakomeza zije muri studio muzakomeza muje mu bihuru cyangwa mu mahoteli muje kuziririmba ariko zanditse neza yego haleluya navuze ngo ndabatuma mbizeye ko ndabatuma turi nk'abaririmba bibiri turirimbe ngo ibitero bibiri by'iyo ndirimbo ikivuga ngo bazaruhuka umusaraba nta kabuza n'icyanyuma kivuga ngo bamwe bazama baririmba bari kumwe n'ababohowe n'amaraso bazaruhuka umusaraba
Jakabuza bagabirwa igitsibo ciza uzabayo bazaruhuka umusaraba bazaruhuka umusaraba Jakabuza bagabirwa igitsibo ciza uzabayo bazabona umwami w'ubwiza bazabona umwami w'ubwiza atamubabaro ukiriho kamera nezeranwa nawe uzabayo bazabona umwami w'ubwiza bazabona umwami w'ubwiza atamubabaro ukiriho kamera nezeranwa nawe azabona umwami w'ubwiza umwami w'ubwiza we atamubabaro ukiriho kamera nezeranwa nawe uzabayo bazabona umwami w'ubwiza atamubabaro kamera nezeranwa nawe uzabayo bazabona umwami w'ubwiza we atamubabaro ukiriho kamera azabona umwami w'ubwiza atamubabaro ukiriho kamera nezeranwa bazabona umwami w'ubwiza atamubabaro ukiriho kamera nezeranwa bamwe bazama baririmba bari kumwe